Ndagusuje kandi ndakwifuriza ibihe byiza wowe ukurikiye ibibaba makiyaje. Reka nkomeze kukwibutsa gukora subscribe ndetse no gusangiza inshuti n'abavandimwe iyi video kugira ngo ibagereho ndetse nabo ibashe kubigisha bayisangize bagenzi babo, bityo tubashe kugendana. Uyu munsi rero turacyagaruka ku myambarire y'abagabo ndetse n'abasore muri rusange, aho tugiye kurebera hamwe uburyo umusore ashobora kwambara ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira kandi akagaragara neza. Burya ipantaro y'ikoboyi n'umupira ni bimwe mu bintu umuntu ashobora kwambara umuntu akabona aciriritse, ariko bitewe n'uburyo wabyambaye umuntu ashobora kukubaha kandi bitasabye gukora ibintu byinshi. Uyu munsi rero ndakwigisha uburyo ushobora gufata umupira usanzwe rwose wa t-shirt ukawufatanya n'ipantaro ya jeans, umuntu akaba yabona ugezweho cyangwa se muri make look yawe iri trendy. Ikintu cya mbere duhereyeho ni ukwambara imyenda igukwira. Aho reka duhere ku ipantaro. Burya niwambara ikoboyi kurekuye cyane ukarenzaho n'umupira nta muntu uzigera ubiha agaciro, ariko niwambara agapantaro keza kakwegereye nubwo bitaba bikabije ugashyiraho n'umupira usanzwe wa t-shirt, umuntu azakubaha. Bibaye byiza ugashyiraho n'agakoti. Ipantaro igufashe burya ngo ituma wowe musore utwumva bigaragaza amaguru maremare, bityo rero iyo ushyizeho umupira ugaragara neza. Si umupira gusa kuko ushatse warenzaho n'agashati, ariko ahangaha turibanda cyane ku mipira ya t-shirt n'uburyo igendana n'amapantaro kuko niho dushaka kugaragara neza. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kwibuka nuko uyu mupira cyangwa iyi pantaro atari itegeko ko bigomba kuba bigezweho. Ushobora kwambara ikoboyi isanzwe n'umupira udafite ikintu na kimwe cyanditseho kandi ukagaragara neza, ariko mu gihe bisa nk'ibikwegereye ndetse ukamenya no gushyiraho ikote bijyanye. Ikindi kintu ugomba kuzirikana nuko ipantaro y'ikoboyi wambaye ugomba kuyijyanisha n'urukweto rwiza. Aha mwibuke mu biganiro twabanje kubabwira ubwoko bw'inkweto umusore agomba kuba afite. Nushyiraho ipantaro y'ikoboyi ubundi ukarenzaho agakweto keza k'umweru k'agasinika, umuntu wese uzakureba azabona ukeye kandi wiyubashye, cyangwa se ushyireho ubundi bwoko bw'inkweto ariko nziza kandi zigezweho. Ikindi kintu ugomba kuzirikana mu gihe ushaka kwambara ipantaro y'ikoboyi n'umupira byiza ugasa neza umuntu wese ukurebye akabona ko wiyubashye, ni ukwambara t-shirt igukwira. Aha iyo tuvuze igukwira tugomba guhera kuri size. Ese wambara size ye? Musore utwumva muri aka kanya, menya size yawe bityo tuzajya ugura ibipira bikurikuye cyane umuntu wese yakubona akabona umeze nk'ushaje. Burya iyo wambaye umwenda ukurikuye ni nako umubiri ugenda urikura, bityo bigatuma nta mwenda wongera kwambara ngo ukubere. Tukivuga ku mupira ugomba kumenya ngo uyu mupira nambaye ukoze mu buhe bwoko. Ese nindamuka nkomeshe rimwe ntuzahita urekura burundu? Ese uyu mupira ni koto cyangwa? Burya abasore iyo bambaye umupira ufite uruhu rwa koto ariko rusa nk'ururekuye cyangwa se rurimo stretch, ngo biba byiza kurushaho, bagaragara neza kurusha wa wundi wambaye umupira wakururutse cyangwa se utaringaniye. Zirikana ko kwambara imirimbo atari by'abakobwa gusa. Aho turavuga isaha, impeta, bracelet, necklace n'ibindi bitandukanye. Burya umusore nawe aberwa cyane iyo utwo tuntu tw'ingenzi natwe yadushyizeho. Niwambara t-shirt na jeans kuko ari imyenda iri simple, biza gusaba kongeraho utundi tuntu tubihereza agaciro. Aho shyiraho isaha nziza, cyangwa wambara impeta imwe, cyangwa se wambare agakomo ko ku kuboko cyangwa se akantu ko mu ijosi, bityo umuntu azakubona abone ko wabihaye agaciro, bityo imyenda yawe ibigaragara neza. Tukivuga ku by'imirimbo tugomba kwibuka kandi ko umusore agomba kuba afite umusatsi usokoje. Burya iyo ufite mu mutwe wawe handuye, icyo wakwambara cyose ntabwo umuntu ashobora kugiha agaciro. Niba wambaye rero ipantaro y'ikoboyi n'umupira kuko ari imyenda isanzwe, hitamo ugusokoza neza, ube wiyogoshesheje cyangwa se umuntu akubona akabona koko umusatsi wawe uri ku murongo. Ikindi cy'ingenzi ni inkweto. Aha twabigarutseho ko inkweto zijyana na y'ikoboyi ndetse n'umupira ari sinika z'umweru. Aha ariko ushobora no gushyiraho canvas cyangwa se utundi dukweto duciye bugufi, cyangwa ukambaraho boots kuko boots ku basore burya nazo ngo zituma umusore agaragara nk'umusore muremure, bityo umuntu wese ukurebeye kure akabona ko ari umuntu mwiza uri kumusanga. Icyanyuma dusorejeho burya zirikana ko kwambara imyenda ifite logo nyinshi cyangwa se design nyinshi zitandukanye bidahereza agaciro umusore. Gusa ushobora kwambara umupira wanditseho ijambo rimwe cyangwa graffiti nkeya, ariko iyo wambaye logo nyinshi icyarimwe ugasanga umusore nk'ipantaro ye ni Louis Vuitton, umupira ni Dior, ingofero nuko, ipantaro, inkweto nazo zifite ibindi, ibyo ntabwo bihereza agaciro umwenda wambaye. Bityo niba wahisemo kwambara ipantaro y'ikoboyi na t-shirt, gerageza t-shirt biriho amagambo make cyangwa ipantaro idafite ibikabyo byinshi. Ariko kandi burya iyo wambaye umupira wa t-shirt n'ipantaro y'ikoboyi nibwo uba ugaragara uko uteye. Aho turavuga posture cyangwa se igihagararo cyawe. Ese urihinnye?
ese uritambitse, ugomba guhagarara neza. Niba wahisemo kwambara gutyo, genda wemye, umuntu wese nakureba abone ko uri umuntu uhagaze neza kandi ugororotse. Ibi ni byo bintu by'ingenzi umusore wahisemo kwambara ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira agomba kugenderaho niba ashaka kugaragara nk'umusore ukeye kandi wiyubashye.